yego ugomba gukora ubutumwa butavuna ubutumwa umuntu arambukirwa kukwikira kandi bugatambuka mu buryo bugezweho. Ngenyeka ko iyo creativity si umwihariko wa polisi gusa n'undi wese yayikora, kuko n'ubundi abo dukoresha n'abantu kugira ngo se dukoresha abazungu cyangwa abavamahanga. Afande no umwihariko wa polisi ko nta handi hantu tujya tubibona, nuko batabishaka kubikora, kuko icyo nshaka kuvuga abo dukoresha none se Mabure si umunyarwanda, Mabure w'Umusumba none se akora mu kigo cya polisi ntari hari hanze, ni kuki abandi batamukoresha? Niko nabonye abandi batangiye kumukoresha mu bindi sinzi ibyo nabo. Niba uyu munsi ufashe ikinyabiziga, ubu butumwa bugenewe abantu bose dusangira umuhanda, ni motari. Kuva uyu munsi ngiye kuba intangarugero ku bamotari bose, hehe no kugenda nitambika ibindi binyabiziga cyangwa ngo mvogere umuhanda wa bisi. Ibi ni nabyo nshishikariza abamotari bagenzi banjye. Bashoferi namwe banyamaguru turindane. We Mabure narabikubwiye. narabibabwiye umuhungu ko bukeye ati azagakora. None reba, noneho ibibaye inyuma y'iminsi mike cyane polisi y'u Rwanda igize icyaha ikamukoresha advert yaje kuba avuga uburyo bagomba kwitwara neza mu muhanda, yaba abanyamaguru ndetse n'abamotari ndetse n'abandi bose batwara ibinyabiziga bose muri rusange, kugira ngo birinde impanuka. Rero uyu munsi ubwo hari ku itariki, ubwo ni ku munsi washize, bwo hari ku itariki 27 nibwo umuvugizi wa polisi SP Boniface Rutikanga yaje kuba ari mu kiganiro kuri YouTube channel ya Imvaho Nshya, aza kuba yavuga kuri Mabure. Abantu benshi cyane bakunda kugenda bavuga ibintu byo bitandukanye, baravuga bati uyu muhungu byanze bikunze hari ikintu rwose ubona yaje arakora ndetse akora neza mu buryo bugiye butandukanye. Ariko akantu nza kugarukaho nanasoza, akantu uyu SP Boniface Rutikanga yaje kuba avuga kuri Mabure ni akantu gakomeye cyane, ariko nanone kababaje ku rundi ruhande mw'abantu mwe. Burya ni ibintu batari sawa rimwe na rimwe, aho wambariye inkindi ukaba wahambarira incocero, byaba atari ibintu byiza cyane. Akana kantu ndibuze kuba ngarukaho kuri final. Ariko akantu uyu Boniface yaje kuba avuga ni akantu nakunze cyane, ko kuba abantu benshi cyane muri iki gihe urabona ko bararushye, bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba bafite akazi kenshi cyane, abandi ukabona bafite stress zo kuba nta kazi bafite, abandi bakaba bafite ibibazo byose bigiye bitandukanye bituma ubwonko buba bwarushye. Rero muri ubwo buryo rero bakaza kuba bakora ikintu cyoroshye cyane cyangwa ikintu gitangaje cyane cyo kuba abo bantu bafatwa, ukabona niba bagiye kubahereza nk'ubutumwa, akabahereza mu butumwa bwo kuba wa muntu n'undi trend nk'uko bakoresheje Mabure. Hari abantu benshi cyane bari kumukurikirana muri no minsi bamwitayeho bose, rero ko bamukoresha ndetse ikindi ikiyongereho akaba ari n'umotari, bikaba ari ibintu byiza cyane byo kuba abantu benshi cyane batangira gukurikirana no bakavuga bati ese bimeze bite. Abantu bose bagatangira kuvuga ati Mabure noneho yatangiye gutanga ubutumwa kuri polisi, ku buryo n'umuntu agiye gukora nikosa avuga ati ubuse bya bindi Mabure yatwigishije nanjye nagiye kubikora, ugasanga wa muntu urya kosa ise aryihorera, ukabona ibintu bikomeje kugenda bigenda neza cyane, ubutumwa bugakomeza kugenda butamutswa. Rero ni mu ubwo buryo rero na polisi yaje kuba yifashisha Mabure kugira ngo ize gutanga ubutumwa, dore ko mu minsi ishize n'undi polisi yaje igira itya itanga ubutumwa ikoresheje undi musore rwose ucuranga piano, akaba n'umufotografi wenda muzi nawe, yaje kuba rero akoreshwa nawe ubutumwa avuga ati nta mpamvu yo gutwara ibinyabiziga wanyweye, aho umupolisi yafataga itara risanzwe riyobora ibinyabiziga arizamura yereka umuntu ugiye kuba yakwinjira mu modoka yasinze, ariko umuntu abonye itara rya polisi uburyo ari kumwereka riti rero urabona ntago ibintu bimeze neza, umuntu rwose yagira cyayitakata ku ruhande ajya mu yindi modoka yinywereye agacupa. Urabona ko ni ubutumwa nyine bushobora kuguhereza mu buryo bwiza cyane bwo kuba umuntu yaguhereza ubutumwa buciye mu bintu ubona bimeze nk'ikinamico, ariko ubwo butumwa ukaba wabufata. Navuga ko abantu tugeze mu gihe kimeze abantu dusigaye tumeze nk'abana nyine pe,
ku buryo nyine kuba yahereza umuntu ubutumwa umukanga umuhabura ari ibintu rwose ashobora kuba atakurikiza neza, cyangwa akaba yakurikiza ako kanya uri kumureba, ariko yagera hirya agahita abibiyura ako kanya mu buryo budatinze cyane. Ariko akenshi cyane iyo ucisha ubutumwa nka buriya, mwabonye uburyo nk'umuntu ashobora kuba yafata nk'abana akaba yabigisha acishije mu kuba babara amabuye, kuba babara ibikinisho, kuba bakoresha utundi tuntu twose tugiye dutandukanye, ukabona hari uburyo nyine abantu bari kwitabira kuba bakurikiza ubwo butumwa babonye hahandi, ariko batagize batatazamo ikintu cyo gupushinga. Navuga ni ikintu gikomeye cyane mu Rwanda ubona bari kwitaho cyane, barimo barajyana n'igihe. Ubundi bakubwira ngo umuntu ajyana n'igihe ni ibi ngibi ibintu byose, nuvuge ngo wenda ngo ni ikigo cya polisi, wenda ngo uvuge ngo ugomba kuzana polisi barakaye akaza agakanga umuntu. Twagiye tubona n'andi mavideo, hari n'utundi tuvideo rwose nigeze kubona aho umuntu aba acanye telefone ahagaze gakeya, akaba arebye muri telefone, yajya guhindukira gake cyane ukabona hari abandi bamwicaye hirya, yajya kureba hirya akabona umupolisi umwe yahagaze imbere ku modoka. Ukabona ni ibintu byiza cyane byo kuba umuntu yatanga ubutumwa mu bintu byoroshye cyane, ariko abantu bakaza bagira bate bakaza kuba bafata ubwo butumwa bukomeye cyane kandi babumbatiye aho hantu. Rero nicyo bita kujyana n'igihe. Burya kujyana n'igihe ntabwo ari ukuvuga ngo inzego zimwe zijyane n'igihe, wenda abaturage bajyane n'igihe n'izo nzego zindi zishinzwe umutekano yabo wo mu muhanda, yaba umutekano w'abaturage, yaba za gisirikare, ngo zikomeze nyine zo zikorera muri bya bindi bya kera, ya system ya kera, aho yaba bagomba kujyana n'igihe nabo. Ukabona ibintu bitangaje, twagiye tubona umupolisi rwose arimo yibyinira akaririmbo, arimo yiyobora imodoka, ukabona nyine ni ibintu bijyanye n'igihe, apana kuvuga ngo wenda umuntu n'umupolisi ngo agombe arakare kubera ko yavuye ku ikosi. Ibyo ngibyo ni ibintu nyine biri aho ngaho bya kera. Umuntu agomba gusa n'igihe ari mu bundi, niko biba bimeze. Niba igihe ubona kiri kugenda kigeze, vuga ati abantu bageze muri iki gihe cyo kubaho abantu bameze batya, ukamenya ngo nibyo. Niba mu rugo iwawe wajyaga wenda mu gihe madamu nawe mwahembwaga ibihumbi 50, ariko none bakabageza ku 100, mwivuga ngo murakomeza mu buryo bya bindi mwaryaga, mugomba guhindura n'indyo, ariko mukamenya no kuzigama, mukavuga muti nubwo twari kunguko tugomba no kuzigama, ariko tugomba guhindura ukuntu twari tubayeho kugira ngo tunabimenye. Burya abantu benshi cyane njye bivuganira nti burya mujyamo abantu rimwe na rimwe bajya bakira, ariko ntibabimenye ko bakiza. Akaba ariyo mpamvu umuntu ashobora gupfa atishimye ntamenye kubera ko atigeze abimenya ko yakize. Niba rero ubona hari akantu mu buzima bwawe kahindutse, ugomba kugira utuntu tumwe na tumwe ugenda uhindura. Urabona rero ubwo buryo u Rwanda aho rukugenda rutera imbere, rugenda ibintu bihinduka, ibindi n'inzego zose zigomba kugenda zivugurura ibintu bimwe na bimwe, bagakoresha abantu bagiye batandukanye, abantu bari trend, ibintu byiza cyane. Kandi nzige mubona ko dusigaye dufite n'abayobozi ba polisi ubona bari sharp, ubona bajyanye n'igihe nyine pe, ubona ko nabo ubwabo bajyana n'igihe, yaba mu nzego za polisi, yaba mu za gisirikare, yaba mu za daso, yaba mu banyerondo, yaba mu nzego zose zigiye zitandukanye. Hose uragenda ugasangamo abantu ubona ko bajyanye n'igihe, yaba muri ministeri, yaba ahantu hose ureba usigaye ubona abantu bose basigaye bagira bate bajyana n'igihe. Ukabona ni ibintu biryoheye ijisho, ni ibintu biryoshye koko, ku buryo umuntu hari azajya agera mu Rwanda avuga ati ati suba aha hantu ngeze bimeze bito, gatangira kwibaza ibintu byo bitandukanye, yareba polisi, yareba inzego za gisirikare, yareba, kandi ibyo ngibyo bakabikora atari uko birengagije za nshingano zabo. Uvuga ati nubwo ndimo nseka nawe, ku mugani w'umusaza ati nitugera mu kazi full stop, niba tugeze mu kazi wenda nkagufatira mu makosa, ngomba kukwandikira kubera ko amakosa yarimo, ntabwo ndi buvuge ngo kubera ko ngo tujyane n'igihe, ngo kubera ko dusigaye twishima tugaseka twicezereza, n'ubwo mu ikosa ubwo nyine ugomba kuzajya ugira urihanirwa. Utazumvuga ngo twajyanye n'igihe, ngo niyo mpamvu ngo nshobora kujyana n'igihe, ngo umupolisi nakora ikosa nkagenda nkamubwira ngo tujyana n'igihe, nkavuga nti ubwo tujyana n'igihe mbabarira nyine nigendere, kubera ko nakubonye uceza mu muhanda, cyangwa kubera ko nakubonye uri kumwe na motari muri gukora utuntu tw'utuvideo aho ngaho. Ibyo ngibyo byo ugomba kumenya ko ari ibintu bitagomba kuzakora hagati aho ngaho. Rero ukamenya ngo akazi ni akazi, no kwishima umuntu akisanzura ku wundi nibyo, ariko ibintu bikagira ahantu bigarukira. Mw'abantu mwe rero inzego tujye tuzishimira ko zijyana n'igihe pe, kandi zikadutwara natwe ko tubona twamwumvishe muzehe tubwira ati urubyiruko ibintu bya vibe nanjye n'abantu bakuru tuba tuzishaka, ariko hari igihe cyo kugira vibe n'igihe cyo gukora. Icyo ngicyo cyo ni ikintu rwose ugomba kuniyumvisha mw'abantu mwe, uvuga ati aya masaha wenda akanya ndi gukora iki kiganiro ni amasaha meza yo kugira ikintu nkora, noneho nkagira n'igihe cyo kugira vibe nguko rwose ibintu bikaba ari murange. Rero akandi kantu numvishe Rutikanga yaje kuba avuga kuri motari ngo sigaho ikindi ibintu ngo bitari sawa, ngo abantu yakubonye ngo ubajyana bakujyana mu bindi bintu, urumva
ko byanze bikunze bya bindi nakubwiraga ahantu wambariye inkindi ukajya kwambara ibicocero ntabwo bari sawa. Niba polisi y'igihugu iba yakwizeye ikagukoresha ibintu nka biriya ukagaragara kuri social media za polisi, ni ikintu cyiza cyane cyo kuvuga ngo reka noneho nanjye ntangire kumenya agaciro kanjye, ntangire kumenya ibyo bankoresha nibihe, abo ngendana nabo nabahe, nyine ukamenya uburyo ugomba kwitwara, kumva nyine ukavuga ati njye nabaye urugero, bangize intangarugero. Kuko murabizi neza uyu motari n'undi yari yatangiye avuga ati njye motari ntabwo nzishyira contribution ibi ngibi, ngo aza kuba yanahamagarwa na fanda avuga ati bimeze bite contribution, umuhungu yari agiye kwishyura cye. Karumva rero yatangiye ananirana, ariko nyuma yaho yaje kuba ari we ntangarugero none ahangaha turimo turagenda tubona. Ariko nanone urumva ku kantu yaje kukubitamo akakajugunyamo n'akantu kataba ari sawa cyane. Ni mpamvu niba aratangiye kumukinisha, burya abantu bamwe na bamwe bashobora kuba bafatira muri iyo hiti yawe ufite bakaba bagukoresha ibintu bimwe bishobora kukwangiriza rya zina ryawe wari umaze kubaka, ugasanga ibintu ntabwo bigenze neza. Njya mbibwira abantu nkababwira nti buriya sinzi impamvu akenshi cyane usanga iyo tumaze kugira dutya, tumaze kuba twafata izina cyangwa izina rimaze kwemera, sinzi impamvu usanga nk'umuhanzi yararirimbaga indirimbo nziza, ariko kubera ko amaze kugafata ukumva arimo araririmba ibintu ukibaza uyu muntu bimeze bite, afite ikihe kibazo, nyine bikaba byagucanga. Ariko ni uko nguko biba bigomba kuba bigenda, ugomba kumenya aho ugeze ukavuga ati ukagireho akadomo aho umaze kugera, reka ngo menye ibyo ngomba, kubera ko bangeze intangarugero, ukamenya uburyo ugomba gukora ibintu byawe. Rero navuga ni motari rero, niba aho watagiye kugana ntabwo ari hatari heza, cyangwa ibyo watangiye gukora bitari sawa, ntabwo ari byo wabikatira ukabibamo. Nashimira cyane inzego zo mu Rwanda zose aho ziva zikagera, yaba iz'umutekano ndetse zose za minisiteri n'izindi zose nzego zidufasha kugira ngo ibintu byacu bikomeze kugenda bigenda ku murongo, yaba muri RIB n'ahandi hose. Aho hose izo nzego zose tukatiye tuzishimira, tubwire ati muri abantu b'agaciro cyane, mukomereza aho ngaho. Nahita nanasoreza ngamba nanabashimira n'abandi bari bakurikiye ikiganiro, mbabwire nti mukomeze kugenda mugira ibihe byiza.